uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo nateguye byafasha umuntu uwo ari wese gutokora ubwonko bwatokojwe n'amadini. Ibibazo 12 byagufasha gutokora ubwonko bwatokojwe n'idini. Hari icyo nanjye nkunze kwibaza, ese byatewe n'iki kugira ngo Imana inokore ubwoko bwayo ivane muri Egiputa mu Misiri, ibambutse inyanja itukura, babibone n'amaso yabo, nibarangiza batera Imana umugongo? Ariko ngenda nakira agakiza, nkura mu gakiza, ndagenda bisobanukirwa. Akaba ari uyu munsi mvuga rero ngo BS zose abantu bahawe ngo batekereze cyangwa bazumve, igihe kiri kugera abantu bagomba gukanguka kugira ngo bave mu buyobe baze mu gakiza nyakiza. Kuri iyo mpamvu rero ibibazo 12 nibyo tugiye kwifashisha kugira ngo urebe nawe kubitekerezaho bitokora ubwonko bwawe bwatokojwe. Nasanze ariyo mpamvu ngomba kwisangiza abantu kugira ngo bibafashe kuva mu buyobe barimo, kuko iyo bigishije ukoresheje ubundi buryo hari igihe wenda bavuga ngo ni ijambo rigahita rikagenda, ariko iyo ari ibibazo, ni ibibazo nawe wakwibaza ugatekerezaho ugasanga koko bifite ishingiro. Ikibazo cya mbere rero cyagufasha gutokora ubwonko bwawe, twumva ko Kristo benshi bita Yezu, abandi bita Yesu, abandi bita Jesus, yavutse arakura agira imyaka 12. Twongera kumwumva afite imyaka 30 akora ibitangaza. Hagati aho kuva mu myaka 12 kugeza ku myaka 30 yahise ajya he? Byagenze gute? Yakoraga iki? Byagenze gute? Yahise ajya he? Ayo mateka ye ko tutayazi byagenze gute? Byibaze, ubyisubize. Bamuvuga afite imyaka 12 yatangiye kwigisha, akongera kugaragara afite imyaka 30. Iyo myaka yindi yo hagati yari he? Yakoraga iki? Byagenze gute ko nta mateka twumva amuvuga? Ikibazo cya kabiri rero cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Bibiliya yose ahenshi ibya kera, isezerano rya kera ribera muri Afurika. Iyi Bibiliya ni ibintu byose byarabereye muri Afurika, cyane cyane yaje kuba iy'abazungu gute? Kiriho ikibazo, nubasha kukisubiza aho naho urabura gutokora ubwonko bwawe. Ikindi kibazo cya gatatu rero kigufasha gutokora ubwonko bwawe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntuzasenge ibigirwamana, ariko wowe ukavuga uti niwe muhigo wanjye. Byaje gute kugira ngo abantu basenge ibigirwamana kandi ijambo ry'Imana ritubuza gusenga ibigirwamana? Nuko iki ari ikibazo wakwibajije niba ushaka gukiranuka, ushaka kwakira agakiza, kugira ngo Imana ikwiyereke, none uve muri ibyo bigirwamana abantu basenga, uze ushake ijambo nyajambo, ukurikize Imana uko ishaka, uve mu gusenga ibishushanyo. Ikibazo cya kane rero cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, urusengero tuzi cyane cyane rukuriwe na za Gatolika rushingwa icyo gihe mu myaka ya kera, bicaga abantu basomaga Bibiliya. Bibiliya ijambo ry'umwimerere, abantu babicaga bakabahamba, babona bakabatwika, bakabotsa, bakabakeba, bakabakatisha inkezo za kera ndende. Kuki babicaga? Niba koko barasomaga ijambo nyajambo kandi numva iryo dini ryari idini ry'Imana. Ni gute wavuga ngo uri gushinga idini ry'Imana rishingiye ku ijambo ry'Imana, none ukica abantu basoma ijambo ry'Imana? Ibyo urumva ko birahabanye, kuko ni rya dini ryahanuwe, idini ry'ikizira ryavuzwe ryari kuza. Niyo mpamvu rero bicaga abantu basomaga ijambo nyajambo. Ibyo ni ibibazo ugomba kwibaza, niba utarubizi ukabimenya nk'ibi bibazo, ukagenda ubyibaza kugira ngo uve mu Iyozabwonko wakorewe, ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini ugenda ubutokora. Ni gute Kristo yaje kuba umuzungu? Nkaba nagufasha nkubwira nti soma Ibyahishuwe 1 kuva kuri 12 kugera kuri 15, birakubwira neza uko Kristo yasaga n'uwo yari we. Uko yaje kuba umuzungu rero, icyo ni ikibazo wakwibaza nacyo kugira ngo utokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Ikibazo cya gatandatu rero kigufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, iyo usomye Bibiliya kuva ku isezerano rya kera kugera kuri shya, iyo ugeze mu hagati y'isezerano rya kera rirangira ku mateka y'Abaperisi. Iyo rivuye ku Baperisi rero rihita risimbuka rikajya ku Baroma. Amabi yakozwe n'Abagereki
kuki bayasiga nukubera iki? Ibyo nabyo byagufasha kubona ko ibintu byose abantu bigishijwe byagoretswe. Va mu buyobe uze mu gakiza, Imana ikwiyereke. Ikibazo cya karindwi rero cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini gikunda kuntangaza cyane kikanansetsa kubera uko nabibonye biransetsa cyane iteka iyo mbitekerejeho cyangwa iyo mbirebye. Imana yahaye ubwoko bwayo igihugu cya Isiraheli, ibaye igihugu ubutaka bwitwaga Kanani. Kandi ubutaka ntibujya bwimuka ngo buve aho buri bugenda ibirometero n'ibirometero ibihumbi n'ibihumbi. Imvura ishobora kugwa, isuri igatwara ubutaka buke, ariko ntabwo umugabane wose ushobora kwimukira ahandi hantu harenze ibirometero n'ibirometero. None ukibaza uti, niba igihugu Kanani cyari muri Afurika, ni gute batubwira ngo Isiraheli yagiye ahandi hantu? Ubutaka bwarimutse se? Byagenze gute? Ibyo nabyo bituma wibaza kugira ngo utokore ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Ikindi cya munani rero, ikibazo cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, Abashinwa bafite imana zabo, Abarabu bafite imana zabo, Abahindi bafite imana zabo. Wewe w'umunyafurika w'umwirabura, kuki ufite ibishushanyo by'imana zabo? Imana yawe irihe? Imana yawe ninde? Ese ushaka imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kugira ngo urebe imana yawe ninde? Imana yawe ntabwo ari Buddha, Imana yawe ntabwo ari Muhammad, Imana yawe ntabwo ari uriya muzungu bashushanyije Cesar Borgia. Imana yawe ni Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, Imana nyamana, Imana twese tunyotewe, niyo Mana yawe bakubujije kugira ngo ukurikire. Akaba ariyo mpamvu ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Subiza ibibazo, ubishishikarire, ubishakire ibisubizo, niko uzabohoka. Ikibazo cya cyenda rero cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, abubu bayoboye aribo bazungu Imana yahaye ubutware ya myaka 2000, ayo minsi 2 ku Mana, batubwira ko ngo amategeko y'Imana yagiye nka nyomberi, byarangiye yavuyeho. Kristo akatubwira ngo ntago naje kuvana amategeko, naje kuyakomeza. Ese nukubera iki bakuyobya bakubwira ngo amategeko yavuyeho kandi Kristo akubwira ngo ntiyavuyeho? Icyo ni ikibazo nacyo cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Ikibazo cya 10 rero kigufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, cyane cyane idini Katolika. Hano niyo tuvuga noneho, bavuga ngo Papa ni nyir'ubutungane. Umuntu aba nyir'ubutungane gute? Asenga ibishushanyo, agendana ibishushanyo, Imana yanga urunuka. Imana ikubwira ngo ntuzasenga ibishushanyo, ntuzagende ibishushanyo, uzacukura nabyo. Noneho ukuriye byo, unagendana nabyo, unabisenga, unigisha abandi babisenge, akitwa nyir'ubutungane. Kereka niba ari nyir'ubutungane wo mu muriro, kuko Imana izamurimburana n'ibyo bishushanyo bagendana nabyo, kubera ko bashaka kujyana abantu benshi mu muriro. Imana ahubwo uwo muntu wita nyir'ubutungane, uriya muhuza w'abantu n'Imana, Imana izamurimburana n'ibyo bishushanyo agendana nabyo, ashishikara abantu benshi kugira ngo babishanye, banabisenge, babisingize, babyambaze amanywa n'ijoro aho gushakisha Imana. Ni gute utabona ko idini Katolika rijyana abantu benshi mu irimbukiro? Cyokora ndabyumva, nanjye ntarakira agakiza ntabwo nabyumvaga cyane, ariko iyo umaze kwakira agakiza Imana ikwiyereka, ugasoma ijambo, ukareba ibishushanyo, benshi bakina n'Imana. Benshi bakina n'Imana, kuko hano iyo mvuze ngo ndaguha ibibazo bigufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, hari icyo mbangamije. Ni iki? Wibuka ko natangiriye Imana yambutse abantu bayo inyanja itukura, bakayirenga, bagera imbere bagatera Imana umugongo. Ibyo bintu ntabwo nabyumvaga na gato. Babonye n'amaso yabo ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura, baca mu mazi abo rutare arafatana barambuka. Barenze, icyo bakoze ni ugutera Imana umugongo. Ibyo bintu birenze ukwemera kwawe. Niba utekereza kuri ibyo bintu ukajya ubitekereza ubyibazaho, uri mu nzira y'agakiza. Ni gute barenze iriya nyanja itukura, baca mu mazi, barangije batera Imana umugongo? Bivuze ngo
abantu benshi biyita ngo n'abakiranutsi aribyo nkomoje kuri ngo nyiri ubutungane, ariko nta n'uyu n'umwe. Ikimenyimenyi na gihamya n'iki? Nuko Imana irimbuye irimbura byose ikavanaho yo ibibona nk'umwanda. Kandi Imana yaravuze ngo bizaba bimeze nko mu gihe cya Nowa, bitubwira ko umuntu udakiranuka niyo tugiye mu gakiza tukaraba byibuze Imana ikatuvura kugira tukarungurukaho gusa. Uribaza uti ni gute nakiranuka koko byanyabyo? Ni gute nakiranuka? Iyo ndebye abantu bavuga ngo nabakizwa barakiranuka, binera ubwoba kubera ko iyo Imana ivuze ngo izarimbura bizaba bimeze mu gihe cya Nowa, bitubona ko abantu batazi ibyo bavuga. Kubera iyo mpamvu tukora ubwonko bwawe bwatukojwe n'idini, uze byibuze tugerageze turebe ko twakiranuka gake. Imana yaravuze ngo Abraham, genda nubona abantu 50 bakiranutse, 40, 30, 20, 10, ntabwo uwo murwa musenya. Barabuze. Uribaza ko uyu munsi ariko wabona? Uyu munsi noneho sinzi ko n'uyu n'umwe yagaragara. Imana iratureba. Ibyo abantu benshi bibwira ngo barakijijwe, ubanza bitera agahinda. Ku bw'icyo gihe abantu 10 barabuze. Uyu munsi uribaza ariko baboneka. Ku bw'iyo mpamvu nakubwira nishakisha Imana, ushaka agakiza, utokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini kugira ngo byibuze urebe ko twaza hamwe hakazabonekamo na 2, 3 cyangwa 1 cyangwa 5 bakijijwe bya nyabyo. Ikibazo cya 11 rero kigukangurira gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Ijambo ry'Imana rimaze hano imyaka iruta buri muntu wese uri ku isi. Ni gute umuntu agira imyaka 70 atarasoma ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ari bwo bugingo? Ikibazo ndakibaza kuko nanjye ntarasoma ijambo, numvaga ko mbayeho byibuze uko Imana ishaka, ariko naze gushanga ntarabagaho, kuko ijambo nibwo bugingo bwawe. Ni gute uzashaka ubugingo buhoraho kandi udasoma ijambo, ubugingo uri mu ijambo? Icyo nacyo ni ikibazo cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini, kuko niba ubugingo buraha imyaka n'imyaka, ukaba umaze imyaka 50, 70 utarasoma ijambo, ubwo bugingo uharanira wizeye ni ubuhe? Ko Imana izakwereka ati dore buriya kiriya gitabo niho hari yakwiye kugira ngo ujye ushakishe ibizakwinjiza mu bugingo buhoraho. Wanze kubikurikira rero wiberaho imyaka n'imyaka, nugenda uzasanga ahubwo ari bwo bugingo nyabugingo n'uwishi atabikozwa. Ikibazo cya 12 rero cyagufasha gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini ni inyigisho zateye zo gushakisha ibintu. Ese inyigisho wakwigisha zo gushakisha ibintu n'ubutunzi bw'isi zitakwigisha gushaka Imana, izo nyigisho zimaze iki? Ko ahubwo ziyobya abantu bakajya mu by'isi, ariko Antikristo nawe azajyana abantu akabayobya akabajyana mu irimbukiro kubera za nyigisho z'iby'isi abantu bigishijwe. Izo nyigisho kuki utazigendera kure ngo ushake noneho inyigisho zikuganisha ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'umwimerere? Ibyo rero iyo birebye kareba inyigisho abantu bigisha z'ubutunzi bw'isi, kandi Imana itubwira ko ubutunzi buraho amaso yacu atabona, ahantu hatagera ingese bari bubika ubutunzi bwawe. Inyigisho zose zikwigisha ngo shaka ubutunzi, zitakwigisha gusoma ijambo ry'Imana n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, izo nyigisho zose zigendere kure kuko zizakujyana mu irimbukiro. Ibyo rero akaba ari ibibazo 12 nabashe gushyira hamwe kugira ngo bigufashe gutokora ubwonko bwawe bwatokojwe n'idini. Nubwo hari byinshi cyane, ariko byibuze utangiye ukibaza ibibazo nk'ibyo, niko uzabohoka, niko uzaza mu gakiza, niko uzakurikira inzira y'Imana, none ukabona ububi bw'idini
ugatangira gushaka Imana nyamana kugira ngo nawe uzaragwe ubwami bw'ijuru, kuko igihe kiraje abari ku ruhande rwa satani bagiye kugaragara, abari ku ruhande rw'Imana bagiye kugaragara. Ntawe uzongera gushidikanya ngo se ndi kuri ruhande, kuko Imana uko yavuze ibihe biraje, abayo izabamenya kandi ibarengere. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.